zangurube zasiko muri batize muzigira ku mushumba nzi ubu ntayamakaza ubuzi barabanda nk'ibagakuri sinako nagiye kumva nkumva ibintu byanje byose arabizi nindawe bimubwiye ndamu bari inkuru zanje ni wewe ninde kijya tuja kumusura batetse mu kirisina ariko wenda yarabimubaje yaguze aramubwira ngo urimburiye igicucu muri n'iryo sambo noze yari yabuze ibindi bintu amuganiza urakora byose umenye ko urama 200 ganje 200 gagenda gute jomuna yo kuja kunyishuriza nari nabikubwiye mujibiki rukuvuga garako mu matafari ze none era kwere gusa nawe kandi urukugamo 200 tukugira ngo bigende bite habaye na kandi gane ngaya menyere niba taragandi gane ngagwese gave urwana n'icyo cyari cy'icumi mfitanga nizoro kuja kumfatira amafaranga nkane uri data sabe wama amafaranga ganje kanze papa z'ubundi turebe kutarayaba utujumba twaraye mu mwaturiye mwenyine hano kunda murango ninze yuko dusangiye yuko mwa gucora uzi ko papa byose bijanye mu murima pawa bijanye mu murima ariko ubu ni bimwiyemeje byo guhora mukanura amaso hano ubu ntiwafata isuka ngo uje kumfasha gushika abantu uza guramushike katurebe ko ari ngaho amaci biranyimye na vansi ngo azayimpara uko ngezemo hagati nzahagera giheki ko nkini mu ntangire kanze ndebe zanwa kagasafuriya reba iyo ngiyo imeze nk'ikarabiye yajinjutse kuko nsa babarira umbwira ubu nkawe uzimarira iki none muranundwa iki nurugutukagura gute kuma nzi ngo wenda ndagerayo nawe nangeraho avuga ati wenda hano ugeze bufashe igihumbi reka data ntabwo anyizeye ko nzakirangiza kikirima rima ngo utumyeza niyo yo hejuru izo mboga zarinze zuma bigenze gute nayo ego ginanure nsukemo no kunanura isafuriya biranze ibyo nzabibara yinanuza ku gahanga mwaramutse bongeye kwirirwa kandi tumaze iminsi tudakora inama tudateranira hano nkanga ariko nta mahire kuba nta bibazo byahabaye wa mubyeyi wakuye umwana mu ishuri na n'ubu ntabwo yaje ariko amushize abana mu mashuri ganyu bakiga babiki ko kwiga ari ubuntu ko leta yabyoroheje abana mubaretse bakaja ku ishuri mwabiki ibyo tutoro kubitinda nikosha na n'ubu ago maso ga ntawe washe kugavuza koko ejo bundi ku kigo nderabuzima ntumvise babitangaza zahure nawe warambwira kuvuye urumva kandi ikindi nababwira umuturage ubarizwa muri ugu mudugudu gwanje nyoboye agomba kurangwa n'imirire myiza Rusiya ubuziki mu rugo rwawe ikindi mukamenya ngo umutekano muri ugu mudugudu niyo nkingi ya mwaka wese akaba ijisho nabyita ko twagiriwe umugisha cyangwa se twagiriwe ubuntu kuko iyo ubona
abayobozi batekereza bagatekerereza umudugudu wacu ni ibintu bishimishije ariko ikibabaje ni uko mwebwe mutabihaga agaciro ntabwo mubihaga agaciro ugasanga umwe bamukoreye ikintu runaka niba bamuhaye inka ejo bukaca yagiye kuyigurisha iryo ni iterambere baba babifuriza baba bahawe inka ngo mukamirwe nk'abandi bose ariko ntabwo mubiha umwanya ngo mubitekereze bakabaha inka ariko buraca bamwe bakazigurisha bo rero tutizinde mu magambo umunsi nabahamagaje ngira ngo turebere hamwe twese nk'abaturage b'ugu mudugudu turebe umuntu umwe muri ugu mudugudu twagenera igikorwa abayobozi bacu badukuriye badutegereje ibyo bintu murumva atari byo gushima murakoze ndabashimiye murakoze kabisa imana yo mwijuru ibyo tube tubivuyemo umugisha no kuri kwimana ariko rusiye kumeze nk'indusha ubundi ariko si umuyobozi ubu kuko kuri aka gasozi hari umuntu utanze ndakubwiye umutwe wanje nawugunanura amasafuriya kamwe abana ibintu muri kwigira ko nenda kwipfira muzaja murasuzugura nde ariko ubundi sinkuko ubu wari wayihinahinnye gutya ubundi bari baraguhamangara ha zapfa nabi gira rero mugire wisi uko ababiri ibyo bitoki suri gushikira nimba wariyemeje kwigira intakora nta nubwo wemerewe no kurya inde sindi kubwirana bitega mu bijya mwenyine murebe ko inzu ntarayihirika ko mwana we wayihiruka wewe ukabahe dore rero ni mu dutogonjo dore sha dore bari bahanciriye umugongo nsanze umugina gwapfuye mwa Virginia nawe rero yagurariraga mugira se mudusogora zana yo nkoko umva ndebera ikijumba shantamire ndashonje ewe zana hano manze nkore mu kajumba reka da intege nazo zabaye uruguma akagusanga mukosi ntaguhenyuko dore manze nzana ikijumba ngozi ibyo wajana ari ibyo wasizemo wakirima arimo we nigeze nkora mu nkono none byariye nde ngo iki ntimumbwire ngo mwabirigase uzi ko ndi kubona muri utangiye kwitana ba mwana impamo y'Imana igihe napfurukiye nagiye ntanakozemo ndavuga inti ndatamira nde bitankereza nanje nta kijumba nigeze mbona kuva mu gitondo nabahombanya n'impamo gusa mwabimbwiye abonsane wabwize nijoro ukabiri yejo ejo muri nawe wari ibidodoki byaraye mari nijoro kansigaje kuzakujwibura ariko mana ariko nzapfe nziyice nzakora iki nakagatsima mwagakukuma ubize ni imitsima ziri kukurambaraza urushaje ubu ndiye iki bikoko nawe ugiye kuzapfa nka saza ntibyatutiye nde ese koko ubiryo mubaga mukanuye amaso nk'imikenganya igihe cyo gukora ntimukore imbaraga zo gusogora zo zirabonetse ariko nkubwe ngo umugina gwakindukiye harajya ntiwajayo ngareka kubisogora niba ari arago magambo utangiye kahure na mace ubireke urampimye se murumva yemwe uyu mugenerwa bikorwa ni mwebwe ubwanyu mugomba kumuhitamo njewe ubwanje suko mbayobewe mwese kuko abaturage b'umudugudu gwanje ndabazi
urumva yewe n'ubushobozi buri umwe wese agiye afite ndabuzi urumva nanze kubikora njenje nyine kugira ngo nejo mutavuga ngo ninje wabikoze byakabaye ibyo nagafashe kagweba nkafata mu kagweba nkafata mu kandori abo bose ndabazi ako navuze inti reka mbishire muri mwebwe dore twageze n'amahirwe n'umuyobozi w'akarere arahari byose bibe bigize gute mubireba mwese mubigire mu ruhare noneho tumuhitemo umuntu umwe wo kubakirwa inzu uwo muntu rero nk'uko namwe mwiyizi uwo muntu namwe mumutoranye tumenye ngo nibyo umuntu umwe mu mudugudu rwose n'ukuntu umudugudu wacu gukennye erega bigenda biza buhoro buhoro batangiye baho umuntu nk'imwe none ubu ngubu bageze mu mamiliyoni urumva rero no kunzu ni kunzu ku yindi murumva uko bukeye nuko bwije iterambere rizaje riratugeraho ko muzi ko akabwana kari we wari ufite umuriro wenyine kuri ugu umudugudu wose ntabwo uzi wo muri n'amazi si we wari ugafite none ubu ngubu kwivomera ntimujyaho mukavoma mutanze igiceri cya 20 iterambere nako muri make ni nko kuva mu bwiza tujamo sibyo rero ubwo ngubwo tutizimbye mu magambo ngo tunarambirane munaje kwihingira umuntu twamutoranya akagenerwa ibikorwa bye ariko ntakabe babana ariko umuyobozi asisiga wasabye ijambo yego tuyi mwakoze bayobozi nambe turabashimiye ku bw'icyo gikorwa cyiza mwateguye yego rero ku ruhande rwanjye kumva rasa ku ntego reka ndase ku ntego muyobozi je ku ruhande rwanje ndikumva twagaha nyirabutare ariko muceceke mureke kuvugira nabo nimuvugira nabo biratinda haravuga wahawe iki ijambo Rusi ufite icyo kibazo bwana muyobozi icyo ni igitekerezo cyiza mwatugiriye nk'abaturage ariko nanone mukareba vuga ibyawe mukagereza ubu mu rugo fata nyirabutare afite urugo afite abana ntafite imirimo ntafite abahungu babaga hanze ku izina ry'Imana ndi imbere y'Imana irebe ku giti cyawe wijya kureba abandi uganda hepfo ntarugo muyobozi izina ry'Imana ariko Rusi udatuma mpamagara abashinzwe umutekano ari ugufashwa n'ukuri kw'Imana ku izina ry'Imana meruka kurya ejo kwa gatanu ariko se niba abantu horanyije wareka bakayinyubaka ariko Rusi oya reka koko yaba ari leta hiri bugufashe koko nduzi kari nayo koko ubu nawe uri umuntu wo gufasha abifite mufite iki mw'abantu kora amaboko n'umufuka ukore twakomeje umuceri yejeje mu gishanga ahubwo mwese ndabasabye ngo muceceke Rusiya wirema inteka ahangaha arumewe wirema inteka ahangaha ndavuze ngo kura amaboko mu mufuka ukore Rusiya ariko umuyobozi nawe koko kuri umuntu w'umugabo ubu byaboze kwiye hari utaza akababaro kandi ariko se koko Rusi n'ubu ngubu koko umugore wawe asanze uri ahangaha uri guhembeza koko oya n'ubu ngubu yagira ngo kwinginze ndagupfukamiye uzi ko ubu narindi gutekereza ubu nje kwicara ku muhanda nsaza nagira ngo njene ibizi ni ibindi uvuye guhabuzanye hawe itonde bikoko anda hano icyari hari abikoko iyo utazisogora ngo urinde twari tugiye kuzisogora ukabasha ngo usosoye urwo rurimi kwari ukurwotsa karata papa udukiranura papa ibiki udukiranure 200 ganje nsaba ariko nkakugamba cagaguha mwishuri gamuhe urampaye ijana wamuha amafaranga navuze ngo nibanjishura leta nkuguraho igikamba cy'ijana mwishura amafaranga gera vuba se mwishure uru rugo rubakama bazimu mwishure amafaranga ni sekibi watuye ahangaha hano habakazi tugamwishuze nawe kukizi kuntu gifungaga impanga nono narikora n'amatafari 20 baramwe ngo baranyishura deza nzabaravuga ngo ndamuto akubugeze naho kurya n'uyu mwana uruhinga ari kuja kwikorera amatafari abandi bana bari kwiga kugira ngo bigende bite
nusuru kumuri amafaranga kuba utaramugurira ikaye n'ikaramu wagashikiriye yaramaze mwishure rero ntago muhaye ngabo mpaye 100 yararanga ari urayama si wowe ugabikaga he ahari kureba yagiye kunyishuriza nta nabimuto indagira naho ubwo babagagabye iyo mfite igikoroto unsigaye ndakibika mu kiguni nkakizana umunsi ewe tuko shamfite amatsiko wazanye umugore ayega data mana tikanze ikizi na nibagiwe nakazanye ku mugoroba gutekereza nkavuga ko ndi kumva ndi gutekereza kubura amahoro gute ngo hari nkagihekeza ingufu nayo turayambara neza uyiringanyize ube neza kandi ntukongeye kunshinjiriza umwana ubujura ntazaguhomba utazantera umwana umwako ikijegesi ni ngombwa nkumva icy'ingenzi ukajura yinigiriza neza utambeze umwuka wa mugabo oya ni ukubura uko umuntu yakugira neza ariko sha mwana wanjye ndagukunda Kinya nuruke dore uretse iryo furo enda burasogora mwa burasogora usabe si umuziki aho muziki mfite iki wambwira koko wambwira ngo niziki dore abantu ariko cyangwa baba bafite n'ibintu ariko ugasanga niba haje nk'amahirwe runaka bagashaka kuyavutsa abandi badafite epfo na ruguru dore aba bari muri babana uyu musore afite ikirombe hariya hepfo acukura urumva ntibagipfunze ni mubi akaja gutwara ariko rebera ari mu bantu bari guhendeza none se ubu ngubu koko uri kubona bamugeranya n'uwo mukecuru muyobozi aba ni babandi batanyurwaga nuko babaye ariko sinabwo mbayeho ibyabo bakarya n'ibyo bakene none amahirwe twigiriye mu mudugudu wacu ushaka nayo kuyatsindira yavutse abandi ubu nje nakwishimira kuvuga ngo umuntu uri hasi yanje ngo ngire ibintu bampa mbizi neza ko ari hasi yanje ndi imbere y'Imana nta muntu ukenye nkanje kuri iyi si ariko rusi ninde muntu ufite amagare menshi kuri uyu mudugudu amagare gahe rwose ntigaguye ubaga kageze mu garaje rwose ntiwasanga arimo ubu agahinda nikanyije ninena no kwiyahura ubusabe bwawe rero buranzwe dukomeze ariko muyobozi abandi wambwira ngo mubamuhoye iki abandi bafite ibitekerezo ko twafata nyirabutaru mana we ariko si uko muyobozi nyirabutarure ntafite inka hari umunsi buri mu gitondo atagemuraga amata ntafite imifuka z'ibishari ubu koko ubu mugiye gufata nyirabutarure mu mugereranye naje udafite ruguru ngo nawe imifuka z'ibishari wazijya imifuka z'ibishari tworoherane komba n'ibintu byose muri bishaka kubigorana nta bitaro basi sereka mbere afite imiryango zikize afite imiryango zikize muceceke none se reka mbabwire ko murumuna wanje mumuzi ko nta epfo nta rugo aba ari we dushira nose uriya duhuriye heko ngaho nawe mbwira muyobozi je kuri ndi kubyumva aga mafaranga nino tureka kugahereza Rusiyana na Nyirabutarure dushaka ubu ariko nkuru ntawe wambwira ngo kurwanya ngo bitange ikiko ndi kukurwanya kurwanya ngo bitange waretse bakanyihera ariko umva muceceke mbabwire muceceke ko rero muyobozi aho kugira ngo rwose mu bantoranye nibarangiza abandi bandwanye aho nyine ni muyihereze Rusiyana umuyobozi koko ibi navuze aburetse gato ibi navuze nibyo njewe ndimbwa ndingegera usivuga ngo ndi niguru ndi ubu ntago handi umuntu niho hano napfuye ubundi nuko ntari mu gitaka ku izina ry'Imana narapfuye nararangiye ubu wambwira koko nk'inkunga ziraje rwose muyobozi utabaye umubyeyi ubu wanyendeza koko uri kubona ndi umuntu
reba igisura ariko amafaranga agazariko ariko aratuye ibyo bintu waje uko muri mu buyobozi yaje mu cyumviro uje mu kwireshya mu by'ukuri ukuntu ugenda kubyumva ntabwo umuhungu ugaragara ngaho umuntu ceceka Rusiya ceceka ako wacecetse yagakomeza guhabwa amafaranga yego kuko afite imbaraga zigomba kubaka nawe inzu y'iwacu ngaho umuntu imbaraga nakuraho imbaraga zubaka inzu koko ubu nawe Rusiya natuze ndagusohora muri iyi nama ndagusohora muri iyi nama ayo mafaranga ntabwo twese yafata mukayahereza nyirabutare ngaho munyumvire ngaho munyumvire cyane kuko ibi bintu ntabwo bishoboka umuhungu ugaragara icyo ufite imbaraga imbaraga mfite n'izi singaho amaboko ganjye hari aho nahita amaboko ganjye singaho ibyo si birumvikana kongeraho ko ari n'urubyiruko ariko yemuko nawe urwanye koko kudusebya urubyiruko ni imbaraga z'igihugu bo noneho rero ujeje kunangura amatafari uko canzuye nuko nguko ntaco ngendeyo kwanza nta mpamvu yo guha amafaranga cyangwa guha inkunga umuntu ngo imbwa kandi abantu bazima bahari urumva tugomba kuyaha umuntu muzima nta mpamvu mugambe ndi muzima ngo ndi muzima wene ceceka urezuye kuko babihinduye kandi nta n'impamvu yo kwirirwa turiruka ku Rusiya ndakuzi uranzi byose muyobozi uranzi hanyuma rero ceceka icyifuzo kigendeweho ni icy'abantu benshi amafaranga agomba gutwarwa na nyirabutare ngaho muyobozi ibyo uvuze niko kuri nuko Zipa. Mikaro za rwanziye. rwanziye Ngo rwanziye ngo rwanziye ngo baravuze bati rwanziye birarangiye ntawe uzongera ngo ngucururize imigano aha ngaha. Ujyaze uko bararimwatse. aya nibarishake nikiye muri manganye Rwanziye ngo ntahari ugomba gucuruza imigano hariya bazihaye ninde ni karibwa. Oy, kari nabo icyo kigabo gifite ari uruntu kikoreye hano guceza inziruntu ngo bagikubuze mu urasi kera. uhetse inyonjo kira rero mushimo nisi asukura wantumbagane Mwihurire jamu. nisira kirada kitakoze ubu ni nsabu jaje urakora imirimo wenyine Mwihurire kandi ninjuvuze ngo ni. Urawe ishundi niwe bahaye akazi. ariko Rero ngo amakosa ari gukora muri izi minsi. Reka da bintu ngo yabihinduye. iki Ari gucuruza ngo nta mukobwa uri kwemererwa gukoramo n'abagabo gusa. karabarungurutse arabarangije Fashazi. uziko Agakobwa kari gukora ho akozamo gakora akozamo gucogo. ego bikirama nahageze iki Naho ngaho. misi kuyinyatse None ngo baranamubwiye bati va mu by'imigano. Ja mu by'intoki. Anga kuja mu ntoki. umba mbese ya Hari n'amakuru tabagufi. kandi bihinduka No ari n'intuza ubwo ziri kurwana n'ibiki. nisi wari ugukwesha bani ubusi ndasomye Waza ukugura ijyawe za kugira ngo wirirwe n'inye kujyana. ndi kuri ikisi Ese hano se. ariko sasa ako simwe Undebere. mfashize imegeri no Undebere. nisi nkureberi Pa, nidupfe rino cupa. hapese ubu busabusa nibwo nawe ugiye kudoyaho Ndakubwiye ngo hano haga umuntu. kandi nsabe kamwana uransuzugura Ndagusuzugura. nkomo imana warwana Ngaho somaho niba uri umuntu w'umugabo. Somaho. Zamurira ikure ku ntoki urishyire ku muntu. Niba uri umuntu w'umugabo bikora. nisi urampaye ngo simwe Tenda. noneho ukabikara sibyo Ngaho risome. ukabikara ingana nawe Ndakubwiye ngo risome. yifate niba uri umugabo waribyaye yifate Nari ibyaye rukuma kabe ku nzoga yanjye. iyihe cyane Nidupfe ubusa. kandi impamo y'imana Ndavuga ngo cyane nidupfe cyane dore ndashaka Ngaho ugize amahirwe ndagusoma. ntujye urandemereza kasome inzoga karinage yakuze iyi nzoga Naguze pa umuntu wasanga turi kurwanira Mbese inzoga itarenze n'igikosi. Ubu wavuga ko ubu wazikwiza he wazikwiza
ubonye ko nyimuhaye tuwaza tukagendana umva se kandi cyaturana nk'umuntu yakerewe kankoreki umva se sigara urabisogora kandi dore nawe usigara uragira amatwi mabi zawe uzi ko nibagiwe sha inkone yanjye iri he ese inkone nyine ntazapfuye bikanagira n'inzira rusiya rusiya nakubwiye ngo uceceke mana we mbega agahinda we byatwara biriya urabimara ushaka no kujya imitungo zose bakugabiye imitungo zose zatwa wapfuye ntabwo ari wowe wazigusigira none ntiwaziri ukazimara none ubu busabusabwa nibwo warusha nibwo yarashakaga nyine mwazamfashe mukanyica bikagera n'inzira amafaranga agazarikwa ku bandi mwiriwe ayiwe mumugize muto ayiwe rusiya unsokere mu nama cyangwa niba ari wowe uyiyoboye si uyiyoboye ubundi nta kibazo nta kintu nsigaranye mugumane inama yacu Sagaruka ushaka gusubira mu buryo. ayiwe abaye iki niko iyo muzinduka mukareka kuba murabariza mwongorerana mu matwi baza hahindutse amasazi n'imibuka ari byo bigenda byongorerana mu matwi y'abantu bo usanze rero igikorwa cye kiduteranyirije aha ngaha gisa nkaho gihumuje ubu umugenerwabikorwa twabashije guhitamo ni umukecuru wacu Nyabutare bo biki ni umwe mu bantu ufite ikihe kibazo ndakwihanganira mbere na mwiriwe ndakwihanganira mbere na mbere twabashije kugira utundi tugabana twanyuzemo njye na data turakererwa cyane ubwo twari turi kugira ngo byibuze wenda mudufashije ni ubusabe ntawe ari ukuvuga ko twigize ibitangaza cyangwa ko twigize aba mbere cyari cyo turi cyangwa nta n'ibyo muri byo ntabyo muri byo kugira ngo byibuze mudufashe bwana muyobozi niba byashoboka icyemezo cyanyu cyangwa se icyifuzo cyacu mukadusubiramo wenda ku byabaye cyangwa se ku byakozwe natwe rega turabino rega turasaziye nino niba hari n'umwanzuro mwafashe na data arashaje yabavuga ati mwanje mwabana mwe ndikubona mwafata ubwo kuko mwafashe ndikubona gutari guhura n'ubwo bakagombye kuba mwashikije nako turi gusaba karamutse kabaye ko twakorwa kandi ibintu bikaja mu buryo koko baturage cyangwa yabigusubiza oya ceceka ntacu burya umuyobozi mwiza nuyobora akayobora abantu bazima akayobora n'ibiganiro byagera mu gihe cyo kuba yagira icyo abakeneraho nacyo akakibabwira ubwo rero hari abifuje ko basubirirwamo imyanzuro yafatiwe aha hantu kandi nyamara nta nubwo turi amaradiyo ngo baradusubiza inyuma si ibyo muyobozi munsi twe nta gahunda twadufite Abanyuriramo da. uri kubanyuriramo na gahunda wari ufite na gahunda wishe muri make kubera ko habonetse umuvugizi reka tubasubiriremo cyangwa ubyihorere tugorane nk'uko nabibabwiye kuva kare twagize amahirwe muri uwo mudugudu wacu tubonamo umuturage ugomba kuremerwa kubakirwa inzu
nzubakirwa inzu rwose. yewe data we ayiga mana data iyo mana dusengira irakomeye n'Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho yacu we iyo mana dusengira irakomeye iyo mana dusengira irakomeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho yacu iyo mana dusengira irakomeye ayo nkongwi muyobo mana we turahari yewe data we muyobo reka nkubwize ukuri mu buzima wamfashe ibyo nari nkiri kubasobanurira rero muyobo burya mana we haba hamutamugo wewe mutambunira meza koko Yesu we ariko Imana ni igitangaza ngo birebe nabi Yesu kukarere no kureba aba abaturage bese bo haba ni koko ni ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo uwa mbere azahora ari uwa mbere muri kumva uwa mbere azahora ari uwa mbere kandi hari agasimba kitwaga ikirondwe cyaragiye kaja mu bwoya bw'inka inka barayibaga agasimba gakomeza kuba kuri yanka nyamara inka yari yarariwe kera ako kaguma he muri bwa bwoya muri make rero ibintu byarangije kubonwa byarangiye umugenerwabikorwa yabonetse yaturutse mu rugo mudugudu gwacu simukumva atari byo kwishimira niyo mpamvu aba bahungu bacu n'umusaza wacu babyishimiye bagira bari bahari niyo mpamvu natangiye ndi kuvuga nta bambere bazahora ari abambere mu bampera amashyi ko nta mundi rwose ni ukuri sinzi niba hari uwaba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ngo tunanzure dutahe tuje mu mirimo ye basobanuriye se kandi uwatoranyijwe ninde ni uwo mukecuru wacu bita Nyirabutarure niwe wabashe gutoranwa n'iri tsinda ryerera aha ngaha mushingiye kuki dushingiye ku byavuzwe haruguru wamugishije no kugumvutsa kandi hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite nsaza ngaho vuga twaje gutura inaha yego mu mwaka w'ibihumbi 2000 batazi ibyaha turaza hari uyu ndengeye ndamureba mwanya kwigendera kwigendera niwe rutuye twaraje bazaba bose ndakeka mu miryango zituye inaha igihe kirekire cyane umuryango gwacu gubagamo abantu barabizi babaga mu ihema shitingi y'ubuyungiro vuga ico gihe ndi kubyibuka ubwo byari bimaze kuba muri 2005 nibwo bavuze bati noneho abantu mutuye muri izi miturire zimeze uku nguku reka namwe tubagwaneho mubashe kugira uko mwakwiyaranje yego badukura ino hepfo mu mukoki batubwira ati nta nubwo mugomba gutura aho mu bishanga mutazatura mu bishanga ugasanga ari ikibazo kigize gute hariya muri rankwangu kwa semuhara hano hepfo kwa komeza inyarutsarega no aho twavanye hema turavuga tuti reka tuze guca muri izi guca hano mu rugo naho utahazi guca ahiga aba ariho tugira gute dutura noneho kwisuganya biratunanira biranga inzu yahirimye inshuro zigera muri 3 gusasi
ariko amezi y'ibyashoboka muri itatu ubwo ari binini ari kwibuka neza bimwe wari no kubyibagirwa kwako icyo gihe wari ukiri n'umwana reba uyu nguyu atari yanavuka tutiri kwa birahiye icyo gihe nibwo bavuze bati uruhonwa ruvuyeho kano n'abantu bazamuke baze hano ku karubanda noneho ubwo nibyo nari ndi kukubarira ariko nyine ubwo ibyo bibazo byose byabereyeho ubwo bukene bugana ariko ibibazo nawe uri kuvuga biki uvuga uvuye aho ngaho ibyo bintu byose kutari wakavutse izo nkuru zose uri kuzibara kutari uriho ibyo bintu wabibona umunsi wa buri muntu ukayoberwa kumenya ibiri kubera hanze koko urabona ngana nawe ku buryo wamfata ukanshiramo ibyo uri gutekerezaho vuga icyo ushaka kuvuga ureka kutushana hirya no hino gira vuba kandi widutinze kandi haramutse hagize umuntu bavuga ngo bagiye kubakira muri kuno mudugudu akaba atari nacyo cyaba kiri kugaragaza ko nyine ubukene bwacu nta muntu n'umwe ubwitayeho ariko nabyo umuntu yavuga ati ntacyo niko nyine bigomba kugenda niko umwanzuro gwafashwe ntacyo umuntu yarenza ariko niba ari abantu bakenye muri uwo mudugudu umuyobozi mubwiye wenda kuva mutararaga mu rugo wenda nibwo mwakumva ko bitarimo ariko wenda uhatuye nk'iminsi ibiri ku muyobozi ibintu ndi kukubwira wabyumva oya nabyumvise none oya nabyumvise kandi koko kubera ko hari iterambere wagejeje kuri so ukaba ukibana nawe na niyo mpamvu tugomba kububakira sibwo w'iryo terambere yarizana ari kurizana he tujyaga rimwe mu munsi byose bivuze oya na erega nabivuze si umusore w'icyitegererezo se muri uwo mudugudu si umusore ukibana na se si umusore wirirwa aratongana na se ararwana na se si wowe tugomba kubakira niwe tugomba kubakira rwose kwibuka inshuro bandoye kwibuka inshuro nagiye kwa muganga iby'umwana n'ubu twatinze nagiye kumurukisha bamunanguye izo nshuro muri kuzibuka kwibuka ukuntu tubayeho nabi wakongera ukaruka bakareba niriweyo sikurukisha na n'igisaha turaraga mu mukungugu data y'unguyu waba bamaze agira umwana nari mbari ubundi se bano bababwira ngo ndi imfubyi bano bibabwiye urukumva data yabuze ababyeyi na nyina yarapfuye ubusingira imbere n'inyuma hepfo na ruguru nibanaga uyu mwana ureba nyina yapfuye ari kubyara ajyaye kubyara ukurikira bikokora wipfuneka katubabwiza ukuri niyo nzu yari imuguye inzu yamuguye hari kubyara ahita agwenda ariko buretse gato ahangaha turi mu baturage abaturage nibo babazi urumva kwibuka mama kwibuka data nako kandi mpari babwira ibyanyu ndi kwibuka data icyo gihe mu mukene mwe ndi gufatira mama ndi kwibuka ko yapfuye ariko mwe ndi kwibuka ubukene bwawe umara wasanga ari abari muvungu ndashaka kuroba mu ruzi icyo ko nirinze kubivuga wabyihoreye utanyibutse reka tubivuge reka tubivuge bijya ku karubanda bigaragara nabaye umushumba muceceke bari kutongera kuruka sabi ceceka rero baturage humura ariko nabo abanyagupfuneka muceceke twumvikane humura zirabivuza niwe urabijya wenyine muceceke twumvikane twasaga nk'aho igikorwa tukirangije kandi uko byagaragaraga rwose tubirebesheje amaso twabonaga ko cyarangiye sibyo ko rimwe na rimwe hari ibitera bitateguwe nk'ibi byose ariko
kubera ko igikorwa ni icyanyu igikorwa ntaho ari icyanje nababwiye ntiyaba ari icyanje nakabikoze byerekeza kwa murumuna wanjye uko ameze nako muramuzi kagweba rero nibyo nababwiye muceceke turi kugana ku musozi muceceke gukomera rero niba mwebwe icyemezo mwe mwafashe turisubiraho umwanya n'urwanyu gusa abantu babiri nibo bagiye gutuma musubiza igikorwa inyuma umwanya n'urwanyu umurariko nawe bagiye kudusubiramo agahinda k'inkoko amenywa n'inkike yatoreyemo wasanga nyamara ari kandi turabizi koko barababaye yego ariko mutarakomeza mumanze mwongere mutekereze habagaho n'amarira y'ingona mubimenye neza njyewe ibi bintu ibyo murahitamo kuko ubuyobozi bwiza muceceke ubuyobozi bwiza ni ubwegereye abaturage kandi bubereye abaturage murumva rero sabe muceceke yego ngewe ukuntu ndi kubyumva yafashe muzana ngo yafashe iyo nsaba aba afite imbaraga yakora none se ubundi kumusaza abana n'umusore we ubundi uri kumva byaba bitandukanye he byose ni bimwe ariko nababwiye nti nimubona ipusi muyite ipusi ntimuyite intare cyangwa ngo muyite ingwe hatejo mutazavuga ngo umuyobozi wanyu niwe wabakoresheje iki amakosa nongere mbibasubiriremo mumenye neza ngo ni ihene cyangwa ni intama umwanya ni urwanyu tunasoza rero muyobozi yego njyewe n'abantu ndikumva mutangiye kurya indimi njaho nyine niba mugiye kumuhita muri umusaza ubwo ndikumva mutangiye kumushyira mu majwi nje mugatugabanya ago mafaranga amafaranga agemerewe ntago ari ago kujya ago mafaranga nago kubaka inzu mwongere mu byumve neza ubaga hanze yenda kubahirima umuntu yahunitse ibigori mu mategura abuze iki yego mukobwa urakoze rwose umuyobozi kuko natangiye mbivuga nyirabutarure afite abantu afite imiryango imufasha imwoherereza twese muri uyu mudugudu turabizi mw'abantu murebe abantu bababaye murebe uyu musaza isiraga afite imbaraga reba uriya mwana mutoya bakiri kwiga bakeneye kwiga ubu bintu yakugata afite umuyobozi cyagifwa ntabwo yakikorera wise n'ibyo amarangamutima yari yakomera ndeganye ubafashe pe tutizimbye mu magambo rero tutizimbye mu magambo muze namwe mwese duhisemo uyu musaza yego duhisemo uyu musaza uyu musaza nazana noneho niba mwemeje uyu musaza iya mvero irimo miliyoni 3 miliyoni 3 zigomba kubakwamo iyo nzu ni inzu izaba ari icyitegererezo mu rugo umudugudu kwacu kandi mugomba kuduhesha ishema mukagaragaza ko icyo amafaranga bayabahereye arico mwagize gute mwayakoresha ingo rwose ntabwo aga mafaranga arago kugira gute arago kujya gupfusha ubu cyangwa kuja mu bibi byose oya hapana urumva hanyuma y'ibyo ngibyo rero uyu muyobozi waturutse ku karere ari buze kuyishyikiriza umugenerwabikorwa wacu murakoze ngiye kwirirwa nahoze nakurikiranye inama n'ibitekerezo nubwo ntavuze ariko numvaga mufite ibitekerezo byiza ikindi rero nabashimiye murasa neza muragaragara neza biragaragara ko muri uyu mudugudu ikintu cy'isuku wenda cyitaho kandi mukomeza hirya y'ibyo rero nagiraga ngo
nshimire umuyobozi ku kazi katoroshye ndetse namwe mufatanyije kuba muhisemo umugenerwabikorwa kandi bikwiriye. So nagiraga ngo rero mbabwire ko zino miliyoni 3 zigomba kubaka inzu nziza ijyanye n'iterambere. Yaho siko bimeze. Inzu ijyanye n'iki? Iterambere. Inzu irimo amakaro, irimo eteye amarange, isa neza kabisa. Aho kuko amafaranga ari umungu miliyoni 3 zubatse inzu nziza wongera ngo nziza. So rero hirya y'ibyo ubuyobozi bw'akarere muri rusange bwantumye ngo mbashimire kandi ukuntu murimo mwitwara, murimo murubahiriza amategeko ya leta neza ku kigero cya 80%. So mukomeze rero mushyiremo akabaraga, isuku muyikomeze, za mituweli muzitange, imiganda muyikore, hirya y'ibyo rero mwikomera amashyi. Kanze rero dusoze maze umugenerwabikorwa afate igikorwa yagenewe n'akarere. Itonde. Bwana muyobozi komeza. Murakoze cyane. ese kunshaki ari iki Hanyuma ndakuze ariko wandakuze warwana Sabe yakwicara tugakomeza kumva amatangazo ubundi tugataha. Hari ababa bafite byinshi byo gukora n'aba bayobozi tubabohore bagere gutega igendere. Bo amatangazo rero nashakaga kubabwira mu gihe hese kandi nta mitarangi tugiye gushaka abafundi